Nshuti duhuriye ku murongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, reka ngushimire uburyo wahisemo kubana natwe muri uyu mwanya kugira ngo twumvire hamwe icyo Imana itubwirira mu ijambo ryayo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo ubona isi ikeneye iki kuruta ibindi. Reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, reka tugushimire uburyo waturinze ugafasha umuntu wese muri iki gihe gikomeye giheruka amateka y'isi, tukatugihumeka kubw'ubuntu bwawe buhimbarizwe. Uyu mwanya tugiye kureba iki jambo ryawe ritubwira, mbese n'iki gikenewe. Ni amafaranga, ni ubutunzi, ni icyubahiro, ni imyanya myiza, mbese ni uko abagaragu b'abandi cyangwa abaja b'abandi, mbese n'iki gikenewe muri iki gihe. Uwiteka dufashe kugira ngo dusobanukirwe mu izina rya Yesu Umukiza wacu, amen. Reka nkwibutse ko muri iki kiganiro uwo muri kumwe ari Kayishema Joel. Ni ikibazo abantu benshi bagombye gutekerezaho, ndetse nawe ubwawe ukaba wabitekerezaho. Mbese igikenewe cyane muri iki gihe ni iki? Mbese hakenewe ababwiriza benshi? Mbese hakenewe ibitangaza bidasanzwe bigomba gukorerwa mu isi kugira ngo bikangure abantu? Mbese igikenewe ni uko ubutumwa bwiza bubwirizwa buherekejwe n'ibitangaza cyangwa se n'imbaraga ndengakamere, maze abantu bose bagahita bahagurukira icyarimwe bati turihannye? Ni iki gikenewe? Umunsi umwe umuntu yigeze kubaza Yesu ikibazo ngira ngo nawe utekerezeho. Yigeze kumubaza ati, "Yewe icyo nshaka kumenya, ndagira ngo umbwire, abantu bashaka kujya mu bwami bw'Imana bangana bati?" Reka turebere hamwe ayo magambo yanditswe na Dr. Luka mu gice cya 13 umurongo wa 22 niho turahera twumve icyo ijambo ry'Imana tubwira. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha. Ari mu nzira ajya i Yerusalemu, umuntu aramubaza ati, "Databuja, mbese abakizwa ni bake?" Noneho ukibaza, uyu muntu niwe wari ushinzwe kugira ngo amenye abagomba kujya mu bwami bw'Imana uko bangana? Mbese yarakeneye iyo raporo kugira ngo imumarire iki? Ikihutirwa ni ukumenya abakiza uko bangana, cyangwa ikihutirwa kireba umuntu ku giti cye kugira ngo yisubiremo, yisuzume, amenye uko agomba kubana n'Imana? Uyu muntu bisa naho yari afite amatsiko ye bitamureba. Bisa naho yashatse kugira ngo abone raporo cyangwa se imimuriko agomba gutanga ahantu runaka. Ahari ibingibi byagombye kuba ari Imana yavuga ati, mbese abantu barikizwa, bari kwakira agakiza, bari kwemera ko abantu b'Imana bemera kuva mu byaha barangana iki? Ariko unyumvire uyu muntu, ubushake yagize, umuhati yagize, urugendo yakoze, ikibazo yari agiye kubaza umwami Yesu. Nawe aramusubiza ati, "Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye." Umva igisubizo cya Yesu. Iki isi ikeneye muri iki gihe, icyo abantu bose bakeneye, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, impande zose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, igikenewe Yesu yagaragaje gikomeye. Ati mugire umwete. Iyo abantu bagira umwete, sinzi niba ubyumva. Niba warigeze kujya ahantu bari gusiganwa n'amasaha kugira ngo niba bagiye kureba umupira cyangwa mu birori runaka bikomeye, kugira ngo urugero batabafungirana batarinjira, usanga abantu bafite umwete birukanka, ndetse baba abakecuru, baba basaza, baba basore. Yesu agaragaza uburemere bw'ikibazo cy'uwo muntu. Wamubajije ati, "Mbese abakizwa ni bake?" Yesu aramureba, areba ijambo avuze uburemere bwaryo. Ahari hari abandi yarahagarariye nabo bari kuvuga bati, "Ariko iby'ubu bwami, ubuyobozi bw'uyu muntu, ibijyanye n'ubu butumwa bwiriza, ababyakira barangana iki?" Yesu arangije aramusubiza ati, "Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe." Ngiki cyihutirwa. Ese wari ukizi? Iki isi ikeneye, Yesu yabigaragaje neza avuga ati, "Mugire umwete." Umwete utari uwo kurwana, umwete utari uwo gutukana, umwete utari uwo kwangana, umwete utari uw'intambara, umwete utari uwo gucura imigambi bibi. Yesu ati, "Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, mwinjire." Mbese iryo rembo ni irihe? Murarikiye kuzakurikira ibiganiro tuzagenda tugira kuri uyu murongo mwiza uguhumuriza, uguha ibyiringiro by'ahazaza, umurongo ukwereka aho Imana yashimye yuko tugomba kuganira tukamenya uburyo tugomba kwitegura umwami wacu Kristo uzagaruka. Ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Impamvu ni iyihe? Impamvu Yesu yagaragaje nuko hari igihe abantu bazabishaka babibure. Abantu bazakenera kunyura muri iryo rembo ryirengagijwe babishakishe byange. Yesu ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye.
kuko hari igihe abantu bazabishaka ntibabishobore. Nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire, azabasubiza ati, simbazi, sinzi n'aho muturutse. Niba warakurikiye ibiganiro twagiranye mu gihe gishize, twabonye yuko igihe cya Nowa abantu baje bagakomanga, kandi muri uko gukomanga Nowa yarababwiye ati, ntabwo ari jye wakinze. Twabonye ibyo kwa Loti i Sodomu n'i Gomora, kugira ngo abashe kurokoka abamarayika byabaye ngombwa ko ari bo bakinga, kugira ngo babashe kwigizayo abantu bari bagiye kumuhitana. Kandi n'uyu munsi wa none iri jambo riracyagaruka. Mbese icy'isi ikeneye ni iki? Ati, nimugire umwete mwinjire mu irembo, urugi rutarakingwa. Iri rembo bigaragara ko hari igihe urugi ruzakingwa, ukwiye kugira amatsiko yo gukurikirana ibyaryo. Mbese iryo rembo rivugwa ni irihe? Mbese aho ngaho abantu bagomba kugira umwete. Iyo ugira umwete ntujenjeka. Abantu b'abanebwe, abantu bajenjeka, nta mwete, bagendera ku mahame y'abanebwe, akavuga ngo umurimo wari gukora none uzawukora ejo. Ntabwo mu bavugwa hano barimo. Ati, mugire umwete wo kwinjira, wo kunyura mu irembo rifunganye. Mbese ushaka nawe kugira ngo umenye iri rembo Kristo yavuze? Reka dukomereze hamwe twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Muri iki gihe giheruka amateka y'isi, umuntu wese ubasha kuba waba umuhamya ugaragaza ko turi mu bihe biheruka. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira amagambo tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyaefeso, igice cya 5 umurongo wa 15 n'uwa 16. Yaravuze ati, nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Burya rero umuntu atagira ubwenge agenda ukwe. Ibintu byose aho ageze ararangara, wajya kubona ukabona ari kureba bitamureba. Abagiye kunywa ibiyobyabwenge akajya kwifatanya nabo, aburusimba akajya kwifatanya nabo, kubera ko nta bwenge agira, nta murongo agira, nta cyerekezo afite namba. Umuntu utagira intego mu buzima, ibije byose abijyamo, ntamenya kurobanura ngo avangura avuga ati, iki ni ukuri, iki ni ikinyoma, iki kinyereje n'ubushake bw'ijambo ry'Imana. Ahubwo mwumve ijambo ry'Imana cyo ngo, nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Ndakurarikira kugira ngo imigendere yawe, ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose, ucunguze uburyo umwete. Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Iryo rembo rifunganye nkurarike kugira ngo uzakurikira ibiganiro byacu, tuzagera igihe dusobanukirwa iri rembo isi yose hamagarirwa kunyura. Mbese iryo rembo rivugwa n'ijambo ry'Imana. Imana ihamagariye abantu, Yesu Kristo akaza ubwe nk'umuhamya w'ibyo gukiranuka, wa wundi ijambo ry'Imana tubwira ngo niwe tangiriro n'iherezo, Alpha na Omega. Kavuga ati, mugire umwete. Ibyo kuvuga ngo abakizwa ni bake, abantu bashaka kujya mu ijuru barangana iki, ahubwo Yesu ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko hari igihe abantu bazabikenera kurinyuramo ntibabishobore. Kandi noneho ngo tugende nk'abanyabwenge, twe kugenda nk'abatagira ubwenge, kuko iminsi ari mibi. Iyi minsi irakamwa amakuru. Ufite amaso yo kureba n'amatwi yumva arabibona aho tugana. Imana igufashe kugira ngo usenge, Imana ikumurikire, Mwuka Muziranenge abane nawe, usobanukirwe uko ukwiye kwitwara mu gihe nk'iki, mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimye. Ijambo ryawe riratwereka igikwiye gukorwa cyihutirwa. Yesu ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Iryo rembo rivugwa, Imana, ijambo ryawe ntabwo ryadusiga mu cyeragati, ahubwo tuzamenya iryo ari ryo. Udufashe kugira ngo hagati utegure imitima yacu. Umuntu wese wumvise iri jambo yitegura ubwami bwawe, kandi twirinde ikibi n'igisa nacyo, ahubwo tugende nk'abanyabwenge, mu izina rya Yesu. Amen.